Ndabasuhuje mwese inshuti n'abavandimwe abankurikiye abakunzi banjye. Tugiye kuganira ku nkuru y'amavu n'amavuko ya Satani ndetse n'ibikorwa bye bishingiye ahanini ku byo Bibiliya ivuga. Satani uzwi kandi ku izina rya Sekibi, umwanzi wagaragajwe nk'umuremyi w'umwijima, umushukanyi ndetse n'umwanzi ukomeye hagati y'Imana n'abantu. Abahanga mu by'iyobokamana bafite ibitekerezo bitandukanye ku bijyanye n'igihe nyacyo Satani yaba yarajugunywe mu isi. Hari abatekereza ko Satani yajugunywe mu isi mbere y'uko Imana irema isi n'umuntu. Benshi bashingira ku nyandiko zitandukanye. Igitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7 zerekana ko inzoka Satani yari yaramaze kugera mu isi mbere y'icyaha cya mbere cya Adamu na Eva. Abandi bemeza ko byabaye nyuma y'iremwa ry'umuntu ariko mbere y'icyaha cya Adamu, kuko Satani yagombaga kuba ari mu isi kugira ngo abashe gushuka Eva mu buryo bw'umwuka butarimo igihe cya muntu. Hari ababona ko kugwa kwa Satani ari ibya kera cyane, birenze igihe cy'abantu, kuko ibyo bijyanye n'intambara yo mu buryo bw'umwuka. Wasanga wibagiwe cyangwa waribagiye gukora subscribe cyangwa sabone ku bakoresha YouTube iri mu rurimi rw'Igifaransa. Ngaho ndakwinginze bikore, ukande kuri like, ukore na share, ndavuga gusangiza abandi iyi video. Byaba ari sawa ibijyanye na comment, ukinkuru igenda igufasha cyangwa ushaka utayisobanukirwa, ndavuga igutesha umutwe, uraza kumenya ibyo wandika muri comment. Welcome to Harper Gospel TV, where the Spirit shines bright with love and light. Amavu n'amavuko ya Satani. Bibiliya ivuga ko Satani yari umumarayika w'icyubahiro mbere yo kugwa mu cyaha. Hari ibice bibiri muri Bibiliya bishobora gusobanura neza amavu n'amavuko ye. Iyo usomye mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 28 umurongo wa 12 kugeza kwa 17, iki gice kivuga ku mwami w'Itiro, ariko benshi bakibona nk'ikimenyetso cya Satani. Bibiliya ivuga ko yari umumarayika w'umucyo ukomeye kandi w'ubwiza butagereranywa, ariko yaje kugwa mu cyaha kubera ishyari n'ubwibone. Reka mbonereho mbabwire nti abantu mujya mwireba mukabona ko muri beza, muruta abandi, mukaze, mukeye, musa neza, muramenye mujye mwitonda. Ahandi havuga ko yari mu murima wa Edeni, agasanga mu maso y'Imana cyangwa agasatira mu maso y'Imana n'ubwiza bwayo. Yashatse mu yandi magambo kwishyira hejuru, yigeranya n'Imana, ariko byo byatumye Imana irakara, ifata umwanzuro wo kumuhanantura mu ijuru, ajugunywa mu isi. Ndagiye nkwibutse ko Imana ikomera ku cyubahiro cyayo. Mu gitabo cya Yesaya ibice 14 umurongo wa 12 kugeza kwa 15, igice kivuga ku nyenyeri ya mu gitondo, Lucifer. Uwo ni Satani wagundiriye icyubahiro cy'Imana, ashaka kwinanira. Iki gice kivugwamo ubwibone bwa Satani bwo gushaka kuganza intebe y'Imana. Iyo usomye mu byahishuwe Revelation ibice 12 umurongo wa 7 kugeza kwa 9, havuga intambara yabereye mu ijuru, aho marayika Mikael n'abandi bamarayika b'Imana barwanyije Satani n'ingabo ze, maze Satani yirukanwa mu ijuru, amanurwa mu isi hamwe n'abamarayika bose bamushyigikiye ngabo twita abadayimoni. Bimwe mu bikorwa bya Satani bigaragazwa muri Bibiliya. Satani agaragazwa nk'umushukanyi, umwanzi w'abantu n'umuremyi w'ibibi. Mu murima wa Edeni, igitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 7, Satani yaje mu isi mu ishusho y'inzoka, ashuka Eva ngo arye ku giti cy'ubumenyi bw'ibyiza n'ibibi. Imana kandi yari yarakibabujije. Ibi byahinduye amateka y'abantu kugeza kuri uyu munsi, kuko icyaha cyabayeho bwa mbere kiva kuri ubwo bushukanyi, kubeshyera abantu imbere y'Imana. Ibyo byose n'ibikorwa bya Satani ndi kubabwira. Satani akunda kugaragara iteka arega abantu imbere y'Imana. Iyo usomye mu gitabo cya Yobu igice cya mbere ugafata umurongo wa 6 kugeza kwa 12, Satani arega Yobu imbere y'Imana, avuga ko Yobu ayubaha kuko yamuhaye imigisha myinshi. Imana yemerera Satani kugerageza Yobu kugira ngo hamenyekane ukwizera kwe, maze uyu Sekibi afatiraho ababaza umugaragu w'Imana Yobu, amwicira abana, aramuhombya, imitungo n'amatungo byose bimushiraho, bisoza Yobu anambye ku Mana ye. Ntibyarangiriye aho, aratinyuka ashaka gushuka Yesu, umwana w'Imana ufite akamero nk'ak'Imana.
Iyo usomye muri Matayo ibice 4 umurongo wa 1 kugera kwa 11, Satani yashatse gushuka Yesu mu butayu akoresheje amayeri atandukanye, harimo kumwinginga ngo ahindure amabuye umutsima, gusimbuka hejuru y'urusengero ngo Imana imurengere, no gusenga Satani kugira ngo ahabwe ubwami bw'isi. Yesu yanze ibishuko byose by'umwanzi akoresheje amagambo y'Imana. Reka nkubwire ku mugambi wa Satani ku muntu ni uwuhe: kwiba, kwica no kurimbura. Ngayo nguko. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 10, Satani agaragazwa nk'umuntu uzana umwijima mu isi agamije kwangiza abantu, akabavana mu nzira y'ukuri ngo bazabure umurage w'ubugingo bw'iteka. Ngo Satani kwangiza ukwizera kw'abantu no kurema ibinyoma. Muri Yohana ibice 8 umurongo wa 44, Yesu yavuze ko Satani ari se w'ibinyoma kandi ko yabaye umwicanyi kuva mu ntangiriro. Satani yerekana ibintu bitariho, ashaka ko abantu bava mu nzira y'Imana binyuze mu bigeragezo no kubeshya kwe. Ni ibihe bihano Satani yahawemo n'Imana? Bibiliya yerekana ko Satani yahanwe kandi ko ahanini ari umwanzi watsinzwe nubwo agerageza gukomeza kurwanya imigambi y'Imana. Satani yambuye icyubahiro. Kuva ubwo yirukanwaga mu ijuru, Satani yambuye icyubahiro cye n'akamaro kose yari afite nk'umumarayika w'Imana. Satani ategekwa kubaho mu isi nk'umuntu wabaga mu ijuru, nk'umumarayika wabaga mu ijuru. Satani yagizwe umwami w'iyi si. Yesonye mu Bakorinto ba 2 ibice 4 umurongo wa 4, ariko akomeza kugeragezwa n'Imana, gushirwa mu nyenga y'umuriro. Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 10 havuga ko Satani azajugunywa mu nyenga y'umuriro, umuriro utazima, aho azaba ari guhanirwa ibyo yakoze byose. Ni izihe ngaruka z'ibinyoma bya Satani? Reka nkubwire ku bantu. Satani yakuye abantu mu busabane n'Imana, abashuka ngo bakora ibyaha bigatuma bataragwa ubugingo bw'iteka. Yateje umwijima, urwango, intambara, ububabare n'ibindi bikorwa bibi byose bihari aho ni ku isi. Mu bihe bizaza, Bibiliya ivuga ko Satani azakomeza gushaka kuyobya abantu. Izi ni inkuru usanga mu Byahishuwe ibice 12 umurongo wa 9 kugeza kwa 12. Bigaragaza ko kugwa kwa Satani mu isi byaba bifite isano n'ibihe by'imperuka, igihe azongera gushyiraho umurego wo kuyobya abantu kugeza igihe azatsindirwa burundu. Bisobanuye ngo na n'ubu ntarashirwa, ntaranyurwa. Urugamba hagati y'Imana na Satani. Nubwo Satani yagerageje kurwanya Imana, ntashobora gutsinda habe. Yesu yatsinze Satani ku musaraba, kandi urupfu n'ibyaha ntibikibasha kuganza abizeye Imana. Izi ni inkuru usanga mu Baheburayo ibice 2 ugasoma ku murongo wa 9. Iyo utarutse ugahera ku murongo wa 14 ugasugeza ku wa 16. Ariko nyemerera iki cyanditswe nkigusomere cyangwa dufatanye kugisoma. Ku murongo wa 9 haragira hati: ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi, akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Uwo mvuga ni Yesu witanze kubw'ibyaha byacu. Iyo utarutse ugasoma ku murongo wa 12 haranditswe ngo: nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Uwo ni Yesu. Reka ngende nkubwire ku murongo wa 14 ndetse nkugerere ku murongo wa 16 aho ruzingiye ngo: nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, ubwo turavuga DNA, mujya mu byumva, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani. Ngibyo ibyo Yesu yakoze. Ubwo ndagira ngo nkubwire ngo duhuje DNA na Yesu. Papa ni umutware, data ni umwe. Niyo mpamvu nta bwoba twagombye kugira. Iyo usomye ku murongo wa 15 ngo: abone uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Ngayo nguko. Nkiri aha ngaha ndagira nkubwire ngo urupfu nta bwoba rwagombye kudutera. Abamenye Yesu, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ndagira ngo nkwibutse ko duhuje DNA. Yesu yanesheje urupfu, natwe ntago urupfu rwaduhangara. Abizera bafite amahoro yo kurwanya Satani binyuze mu kwizera, gusenga no gukurikiza ijambo ry'Imana. Iyo usomye muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 8 kugeza wa 9, Abefeso ibice 6 ugahera ku 11 kugera ku 17, aha hose uhasangamo inkuru zikubiye mu kwizera
ndetse no gusenga. Ntago mbatindira nk'uko maze iminsi mbibabwira, igihe kirahenda kandi ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Uyu munsi nabwiye cyane abizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko n'abataramwizera ahora ateze amaboko, ni karibu iyo muje arabakira. Reka rero nsimbuke nkubwire ku mwanzuro twaganiriye kuki. Satani yari umumarayika w'Imana waguye kubera ubwibone n'ubushake bwo kwishyira hejuru. Nubwo yahawe uburenganzira bwo kugerageza abantu no gukora ibikorwa bibi, Satani azatsindwa burundu ku munsi w'imperuka, kandi Imana izatsinda byose byo mu bwiza bwayo. Abizera bashishikarizwa kwirinda amayeri ya Satani yose, bakishingikiriza ku Mana gusa no gukomeza urugendo rw'ubugingo bw'iteka. Amena. Ku bari bankurikiye mwese, haleluya. Reka nkubwire ngo nakubwiraga amateka, amavu n'amavuko ya Satani, uw'abantu bakunze kwita Satani, Sekibi, umushukanyi, umwanzi w'abantu n'Imana. Ngayo nguko. Mbere yuko ngenda, reka nkubwire nti hirya no hino Satani ntuzamushake yambaye amahembe, Satani ntuzamushake akora ibikorwa bindi bidasanzwe, ahubwo mwene so mwirirwana, murarana, muturanye, umuvandimwe wawe. Uzitonde nubona gukorera ibikorwa bidasobanutse. Erega biroroshye cyane ko Satani yaba yamwinjiriye, ndetse n'abadayimoni ari abamarayika bamanukanye nawe. Uzarushaho kumusengera, uzarushaho kumuganiriza, uzamwerera imbuto kandi umusengere cyane. Mwari kumwe nanjye Jean Pierre Havugimana cyangwa John Advisor, umujyanama wanyu wihariye. Nakugira inama yo gukizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza nimba utaramwakira. Naho ubutaha.